navuze nzana bivuga ndabizi wenda ntibirangiye erega n'isanduku imaze kuboneka habuze abaterura umubiri ibyo cyera twitaga umurambo oya no umurambo biravugwa nta kibazo jewe nyine mba nanga mba mbyitira abantu batajyangwa no kutabimenya cyangwa no kubyanga bavuga umubiri ariko icyo gihe wari umurambo setu banze no guterura urubaho rwarabuze dushyiraho intebe reka n'intebe niyagiyeho neza kubera ko yari yaramunzwe ishaje imaze imyaka myinshi bayibajije nyine bimwe abafundi bashaka ngo nyine ngo byende gusa n'urubaho ihita ivunguka yari imwifu ivamo imungu none ako gasigaye ya myenda baba bashize ku murambo barabizamura barahapfuka n'undi byari kureba umwenge ahubwo guterura kiba ikibazo. Pasiteri washyinguye mama umbyara kuko mama yapfuye yarakijijwe abantu babyumve neza nimba ari n'ubwa mbere yarakijijwe n'umuyobozi wa korali yitwaga Iherezo Ryiza ari sekreteri wayo yinginga abakirisitu be baje batari bake hari korali eshatu aravuga ati ntihagira abantu b'abapapa badufasha baranga akabaza ati se kuki mwanga bakavuga bati wowe pasiteri ntiwamenya amakuru umuntu ikintu cyishuye umuntu nta muntu usobanukiwe icyo ari cyo ariko dukeka ko ari nk'amagini kuko mama yapfuye yarameze ihembe mu gahanga aha ibyo nzabivuga igihe cyose nkivuga kandi nkibyibuka n'abantu ubu iterambere ryaraje barabizi ihembe nk'iry'ihene noneho bagatinya noneho pasiteri akajya ajya ku muntu ngo ariko ngo nawe koko ngo nka perezida wa korali ngo ntiwafasha ntimwafatanya n'uyu mugaterure baranga none atangiye kuvuga ngo nzabahagarika buriya mu matorero korali bazikangisha ngo tuzahagarika korali kuririmba ugatinya nyine korali zirikunda cyane njyango no kurutura itorero bavuga ngo nzabahagarika umuntu umwe w'umugabo n'ubu arahari icyo ntakora ni ukumuvuga izina abwira pasiteri witwaga Muturutsa Benjamin n'ubu arahari abahantu bita Rukomo yego yari umunyamurenge yego kuko abanyamurenge babaho biranavugwa nabo barabyemera noneho yaratuyoboraga kandi ubwo bibazo ngo ni kera ni za 2003 yego Ruhanga nanjye ngo impamvu nenda kuvuga Ruhanga kandi nshaka kuvuga Muturutsa Benjamin ubwo bombi n'abanyamurenge kandi banyoboye ahantu hatandukanye ariko n'abantu nagengiriraho n'umugisha aramubwira ati ni wanga ndaguhagarika uzuko namusubije ngo pastor ngo nushaka uzanyirukane burundu nawe muterure ibaze nimba pasiteri yari n'umupapa mukuru ariho na pasiteri ariho nanjye ndiho utariho n'uwo wari wapfuye ari we mama nuko abantu iyo tuvuze ukuri nyine abantu sinzi impamvu bagenda banga ukuri bakumva nabi bashyira komanteri ku bintu by'ukuri bakashaka kubihengeka mwagiye mukunda ukuri kwabagize gute wanga ukuri kurari wawe kandi ukwanga urumva kwanahaza wakuretse kutanagucumbikiye ukavuga bagukunda bakagukunda ukuri ko ari ukuri ni ukuri nta kintu muzakugira ibintu biri ukuri bizaguma ari ukuri n'injoro biba ari ukuri saa sita ari ukuri imvura igwe biri ukuri izuba rive mwitwikira imitaka kuguma ari ukuri ni gute mubyare cyangwa mubure urubyaro muheke cyangwa byange kuguma ari ukuri kandi nasaba kunda ukuri buriya ntagukunze n'umuntu udakunda ukuri nawe ntiyikunda yarayobye umunsi warenganyijwe cyangwa wabeshyewe uzamenya ukuri uzamenya agaciro k'ukuri uzamenya ikintu bita ukuri ariko uzi yuko hari umuntu bakatira burundu afite ukuri n'undi umugoroba mwiza kuri dukurikiye ku channel yacu Urugero TV and Radio
official mu kiganiro The Gospel Hub. Nize ko muri amahoro aho muri hirya no hino, ndizera ko umwami Imana akomeje kubarinda. Mu nkuru uyu munsi reka tuvuge ku muhanzi bamwita Theo Bosebabireba. Theo Bosebabireba nyuma y'uko avuye mu gihugu cy'u Burundi yongeye kugira byinshi avuga ku buzima bwa mama we, ubwo yaganiraga n'umunyamakuru Sabe ku kinyamakuru Isimbi TV, aho yagarutse ku buzima bwiwe n'uburyo abona societe yahindutse ikaba ifite ukuri gukeya, badakunda kuvugisha ukuri. Ibi yabivuze abikomora cyane ku buryo abantu bakunda gutangaza amakuru rimwe na rimwe ku muntu, cyangwa se ntiberure ngo bavuge ukuri kuri mu mitima yabo. Theo Bosebabireba uzwi cyane mu ndirimbo zitandukanye, yongeye kandi nanone guhishura inzira y'umusaraba yaciyemo, yabanjirije urupfu rw'umubyeyi we witabye Imana yarameze ihembe, ngo bigatuma buri umuntu umuterura mu gihe cyo kumusezeraho bwa nyuma. Uwiringiyimana Theogene yamenyekanye muziki wo kuramya no guhimbaza Imana nka Theo Bosebabireba, yabisobanuye avuga ko mu mwaka wa 2003 ubwo umubyeyi we yapfaga, abantu bose kugeza no kuri bagenzi be barimbanaga muri korali yo mu itorero yasengeragamo banze kumuterura kubera urwikekwe rwari rwatewe n'icyamwishe, byakekwaga ko ngo ari imyuka mibi. Mu kiganiro yaganiranaga na Sabeo ku Isimbi TV, Bosebabireba yavuze ko byageze ku rwego rw'aho pasiteri wari waje kuyobora umuhango wo kumuherekeza bwa nyuma yaciye bugufa kinginga abakristo barengaga 100 bari bateraniye aho, ariko bose ngo bagatinya. Ubwo yabasabaga kuba baterura umurambo, bose batinya guterura umuntu witabye Imana afite ihembe rimeze nk'iry'ihene ku mutwe. Theo Bosebabireba yagize ati pasiteri yakomeje kubinginga, barangije baramubwira bati wowe ntuzi amakuru, ikintu cyishuye umuntu ntabwo tugisobanukiwe neza, ariko dukeka ko ari amagini. Babivugaga kuko babonaga mama wa Theo yapfuye, nk'uko tuyavuga ati babivuga ko babonaga mama yapfuye yarameze ihembe ry'ihene mu gahanga. Theo yakomeje agaragaza ko uku kwitarutsa mu gutera umurambo w'umubyeyi we kwakomeje kugera ku rwego rw'aho uyu mukozi w'Imana ariwe pasiteri yatangiye kwifashisha ingamba zikimeze nko gukangisha benshi mu bari aho baba barimbaga muri korali, bababwira ko bazabahagarika nibadatera uwo murambo, bazabahagarika kurimba mu materaniro rusange yo ku cyumweru. Ati pasiteri yavuze ko azahagarika korali zose, hanyuma umugabo umwe aramubwira ngo nushaka uzatwirukane burundu, hanyuma nawe umuterure. Uyu muhanzi yanakomoje ku bihe by'ubukene umuryango we warimo, ko umubyeyi we yavaga mu buzima bw'isi kugera ku rwego rwo kubura amikoro yo kwigondera isanduku yo kumuherekezamo, bisaba ko yifashishwa intebe mu kubona imbaho zo kubaza iciriritse nyine. Ibi abivuze nyuma y'uko avuye mu gihugu cy'u Burundi, yari yatumiwe n'itorero rya bagita Guérison des Âmes, n'itorero gibarizwa mu gihugu cy'u Burundi, na hano rirahari yowe na Apostle Serukiza Sostene. Naho rero naho yahereye naho avuga ko bamwakiriye neza, ndetse avuga ko hari umubano umaze igihe bafitanye n'abavandimwe mu gihugu cy'u Burundi. Anashimangira ko rwose ibyo yakoze bifite aho bihurira rwose no kuba yarabaye mu gihugu cy'u Burundi, yagiye mu gihugu cy'u Burundi, bifite aho bihurira n'umubano mwiza yarasanganywe n'itorero rya Guérison des Âmes. Anashima Imana rero kubw'ibyo, naho yanatsindiye kuri ibyo bintu byose yavuze. Ari nako tuva kuri iyo nkuru twerekeza ku nkuru ya Perezida wa Repubulika washimangiye ko guha umurongo amadini bitandukanye no kuyatoteza. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko guha umurongo imikorere y'amadini n'amatorero mu Rwanda bitagamije kuyatoteza, ahubwo bizatuma akora neza inshingano zayo aho kuba urwaho rw'abiba abaturage. Mu mwaka wa 2025 nibwo urwo rwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwatangaje amabwiriza mashya arimo ingingo isaba abashaka gushinga imiryango ishingiye ku myemerere kuba bafite inyubako yihariye igeneye gusengerwamo gusa, kandi bakabanza gukusanya imikono y'abaturage. Ubwo yari muri BK Arena kuri uyu wa 25 Werurwe 2026, aho
ahuriye n'abayisilamu bo mu Rwanda yagaragaje ko icyemezo cyafashwe cyo kunoza imiyoborere n'imikorere y'amadini n'amatorero cyari kigamije gutanga umurongo muzima. Yagize ati niba by'amadini kumva ko ugomba gushyiraho uburyo amadini agomba kuba akora, amadini n'amatorero ibyo ashinzwe ubundi birumvikana, nta n'udakwiye kubishyigikira, ariko kugira ngo bigende neza muri ayo madini ubwayo n'amatorero akwiye kubanza agakora neza, agakora ibikwiriye kuba bikorwa. Perezida Kagame yasobanuye ko leta yashyizeho uburyo bwo kugenzura imikorere y'amadini n'amatorero mu rwego rwo kunoza imikorere yayo no kwirinda ko abantu bakomeza kwihisha mu mutaka wayo bagamije kunyunyuza imitsi y'abaturage. Yagize ati uburyo bwashyizweho n'inzego za leta kugira ngo bifate umurongo muzima byari ukubuza abantu ntabwo byabaye mu bayisilamu gusa, byabaye no mu yandi madini n'amatorero. Ugasanga umuntu yihisha inyuma y'idini cyangwa itorero ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Yerekanye ko ibyo ntaho bitaniye no kuba umuntu yashyiraho bariyeri igamije kwambura abaturage imitungo yabo, kandi ko bidakwiye kuba mu idini cyangwa itorero. Yagize ati ni nko gushyiraho bariyeri ugahagarika abantu, ukabeshya icyo uri cyo, ugatangira kubavanaho umutungo wabo. Uti ntabwo urenga aha utabanje kuzana umutungo. Ntabwo rero bikwiye kuba bikorwa mu idini iryo ari ryo ryose. Ibyo bitandukanye no gutoteza amadini n'amatorero. Yashimangiye ko iyo ushyira ibintu mu buryo bigamije gushyiraho imirongo migari y'amadini n'amatorero agomba kuba yubahiriza mu guharanira inyungu z'abayoboke bayo. Aha yabishimangiye avuga ko agira ati iyo ushyira ibintu mu buryo, iyo bavuga bati ariko ko tuzi ko idini ryabayeho byabereyeho gufasha mu gukora akazi k'inyigisho zigamije gufasha abaturage, nibyo bikwiye kuba bikorwa. Ntabwo ari ukwambura abantu ngo bibuze abantu ubuzima, bibambura ibyabo, ngo abantu bake bikize abe ari bo batera imbere bonyine. Ibyo byarabaye mu madini hose no mu matorero. Niyo mpamvu twashyizeho uburyo nka leta. Perezida Kagame yavuze ko hari ibyo imiryango ishingiye ku myemerere hari ibyo ibikwiye kubahirizwa, kandi ko abashinga amadini bagamije gusahura imitungo y'abaturage batazihanganirwa. Yagize ati ubundi hari ibikwiye kuba bikurikizwa, byubahwa kugira ngo akazi gakorwe neza. Ni ibihe tubyumvikaneho. Hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose, byagera nimugoroba ukabura aho rigitiye. Ibyo se mwumva byaba mu bantu koko? Ibyo ntabwo biba bikiri idini, biba byabaye ikindi kintu. Yagaragaje ko hari abuririye ku kuba igihugu cyarashyizeho amabwiriza agenga amadini n'amatorero no kuba zimwe mu nzu zisengerwamo zari zifunzwe, bashaka kugaragaza ko igihugu gitoteza amadini. Yagize ati ntabwo ari benshi, ni bake batangiye kuvuga ko u Rwanda rutoteza amadini, amatorero. U Rwanda akazi kacu, politiki yacu, imyumvire yacu ni ugushyira ibintu mu buryo bukwiye, ntawe tubuza amahoro na busa. Umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'amatorero ya Gikristo muri Kenya akaba n'umuyobozi wa Assemblies of God muri icyo gihugu, Bishop Philip Kitoto, aherutse kubwira igihe ko uburyo u Rwanda ruri gufasha amadini n'amatorero gukorera mu mucyo no kubahiriza amategeko ari ikintu n'ibindi bihugu bikwiye kwigiraho. Yifashishije urugero rw'ibyabaye mu gihugu cye aho umupasiteri yashutse abantu kwicisha inzara, yasobanuye ko gushyiraho amabwiriza agenga amadini n'amatorero bifasha kurushaho mu gukora ivugabutumwa ryuzuye, hirindwa ibihuha, gukura umutima, guteza imidugararo muri rubanda cyangwa kuyobya abantu. Ibi rero twavuga ko bigarutseho nyuma y'igihe kinini abantu bagenda batangaza ku binyamakuru bitandukanye byo hanze ko u Rwanda ruri gutoteza amadini. Ibi rero perezida akaba yashyizeho umucyo ku byavugwaga ko hariho itotezwa mu madini hano n'amatorero hano mu Rwanda. Yabishimangiye mu kiganiro cyangwa se mu butumire yari yahawe n'abayisilamu, aho yahuye nabo kandi nabo barirwa mu madini. Akaba yaboneyeho rero no kugira ibintu bitandukanye yabemereye, cyane cyane nko kubaha ikibanza kizashyirwamo icyicaro gikuru cy'abayisilamu. Reka tubashimire cyane bari badukurikiye, mukomeze kugubwa neza ndetse mbemerere kumva mu majwi ibyo Theo bose babireba yatangaje ku bijyanye no kumera amahembe. Nakagaruka rero mukore subscribe, dukomeze kubona mu bindi biganiro. Ciao ciao.
n'abantu babanje kuvuga tugejejeho kumva ko tugomba gushyiraho uburyo amadini akwiriye kubakora. Nubwo ari amadini gusa, ariko ubu turavuga amadini n'ibindi ndaza kubigeraho. Amadini n'amatorero ibyo ashinzwe ubundi birumvikana, nta n'udakwiye kubishyigikira. Ariko kugira ngo bigende neza muri ayo madini ubwayo n'amatorero ubwayo, akwiye kubanza agakora neza, agakora ibikwiriye kuba bikorwa. Uburyo bwashyizweho n'inzego za leta kugira ngo ibyo bifate umurongo muzima, byari ukubuza abantu, ntabwo biri mu bayisilamu gusa, cyangwa ntibyabaye mu bayisilamu gusa, byabaye no mu yandi madini n'amatorero. Ugasanga umuntu yihishe inyuma y'idini, inyuma y'itorero, ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Ugasanga ibintu byose abantu ushatse wese ashyiraho, ni nko gushyiraho ahantu bariyeri, ugahagarika abantu ukabeshya icyo ari cyo, batangira kubavanaho umutungo wabo. Ntabwo urenga aha utabanje kuzana uyu mutungo. Ntabwo rero bikwiriye kuba bikorwa mu dini iryo ari ryo ryose. Ibyo bitandukanye no gutoteza amadini cyangwa amatorero. Iyo ushyira ibintu mu buryo, iyo wabwira atari ku bundi ko tuzi ko idini riberaho cyangwa ryabayeho kugira ngo rigire rishya, rikora akazi k'inyigisho ko kugana abaturage, kubafasha nk'ibyo bavuze no mu bayisilamu mukora, mwashyizeho uburyo bufasha mu burezi, mu buzima, mu bintu bitandukanye. Ni ibyo nyine bikwiye kuba bikorwa, ahubwo ntabwo ari ukwambura abantu, ntabwo ari ukwambura abantu ngo bibuze abantu ubuzima, bibambura ibyabo, abantu bake bikize aba aribo batera imbere. Ibyo byarabaye hose mu madini, hose no mu matorero. Twe niyo mpamvu twashyizeho uburyo nka leta, ni ukuvuga ngo ariko reka twumvikane namwe, ubundi hari ibikwiye kuba bikurikizwa, byubahwa kugira ngo akazi gakorwe neza. Ni ibihe tubyumvikaneho, hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose, byagera nimugoroba ukabura aho ririgitiye. Ibyo ntabwo byose mumva byaba mu bantu koko. Ibyo ntabwo biba bikiri idini, biba byabaye ikindi kintu. Abantu babyumvise nabi bamwe, ariko byo ntabwo ari benshi, ni bake. Batangira kuvuga ko u Rwanda rutoteza amadini, amatorero, iki. Mu Rwanda akazi kacu, politike yacu, imyumvire yacu ni ugushyira ibintu mu buryo bukwiye. Ntawe tubuza amahoro na busa. Niyo mpamvu n'amateka y'abayisilamu
bagejejweho cyangwa dusanzwe tuzi uko batotejwe mu mateka, ibyo byarahindutse, tuzakomeza kubihindura byanze bikunze. N'abandi bose batotejwe murabazi, bikajya no mu moko yacu, bikajya no mu turere, bikajya n'aho hose abantu bagatotezwa. Ibyo ntawe tugomba kubanza kubyingingira kugira ngo tubirwanye, tugomba kubirwanya bigahinduka byanze. Iryo ni ihame, iyo ni inshingano dufitiye igihugu cyacu, dufitiye abanyarwanda bacu, ndetse n'umunyamahanga n'uwavuye hanze akaza hano mu Rwanda nawe agomba kumva ko akurikiza ubwo buryo bw'abanyarwanda bashyizeho kugira ngo ibintu bitungane, dutere imbere uko dushatse. Rero bayisilamu kuri uyu munsi